Yes, twongeye kubasuhuza abakunzi ba Abeza Media TV, tubashimira urukundo n'umurava mutwereka mudukurikirana umunsi ku munsi, mukurikirana ibikorwa dukora, ibiganiro, films dushyiraho. Nukuri muraba agaciro kandi muraba ingenzi. Dushoboje abari mu Rwanda, Afrika, Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi. Mwese tubabwira ngo nimukomeze muhabwe umugisha n'Imana kandi mukomeze mujye mubana natwe umunsi ku munsi. Inkunga yanyu turayibona, natwe niyo mpamvu tubabwiye ngo mujye mukomeza mubane natwe mu bikorwa bigiye bitandukanye bica kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Amazina yanjye rero nkuko bisanzwe nge mujye mubana ni Rutayomba Janvier. Imbere ya kamera murahabona abatumirwa babiri, hari umusore n'inkumi. Yes, twabakiriye kugira ngo bagire icyo babwira abadukurikiye cyangwa se bababwire icyo babahishiye. Reka tubakire nabo mwiyumvire icyo batuzaniye. Turabakiriye kuri kamera za Abeza Media TV. Nimuhabwe ikaze na karibu. Rya musuhuze abafanizi banyu munabibwira amazina, dukomeza munatugezaho ibyo mwaduhishiye kuri uyu munsi. Turabasuhuje ni mukuru cya Abeza Media TV umunsi ku munsi. Amazina ni Richard, nishimiye kubana nawe. Inama nagira abanyarwanda, urubyiruko rw'u Rwanda rwabuze akazi, nuko iyo ugiye muri sinema ubikunze kandi ubishaka, ubikorana umutima ukunze kandi ubikora nk'akazi, ubasha kugera kure, ukagira aho uva ukagera n'aho ugera. Rero umuntu wumva ushaka kujya muri sinema agomba kubishyiramo umwete, akabikora abikunze kandi cyane, byabasha kugira aho bimuvana bikagera n'aho bimugeza, ariko kazi abasha gukora konyine. Yes, Ariete arakoze cyane ku nama ze nziza agiriye urubyiruko cyangwa se abantu bifuza kwinjira muri sinema nyarwanda. Ko ntareba ko semana nuko wegereye Richard. Aha, twagiye mikoro yereze Richard atubwire nawe agire urubyiruko rw'abasore inama y'uburyo bagomba gukura amaboko mu mifuka bagakora. Abatinye kujya muri sinema babwire yabashije kubonamo nawe n'uburyo sinema ari inzira ishobora guhindura ubuzima bwawe. Inama nagira umuntu ushaka gukina muri se cyangwa se umuntu wabyifuje kuva kera, icyambere cyo bino bintu biragabura, sibyo? Ku muntu ariko wicaye wihanganye, naho ba bantu bashaka inyungu z'ako kanya ho nta kintu nabatangariza kabisa, ariko ba bandi bashaka inyungu z'igihe kirekire amafaranga arimo kabisa. Icyo nabashishikariza cyo, nimba ugiye mu bintu bijye mu bikunze kandi ubikorane umwete, ibyiza biri imbere. Yes, murakoze cyane rero batumirwa bacu, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu kandi nakagaruka ibiganiro byacu. Abadukurikirana kuri YouTube channel yacu ya Abeza Media TV, namwe mukomeze mubane natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Abatumirwa bacu barasezeye rero, ariko ntabwo basezeye ko batazagaruka, ahubwo tuzongera tubatumire. Hari ibindi dukeneye kuzababaza kugira ngo bagire inama bagira abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ngaho reka mbahe umunota umwe w'amahirwe wo gusezera ku bafanizi banyu dusoza n'ikiganiro. Nabwira abafana banjye bakomeze bakunde ibintu dukora umunsi ku munsi, bajye baduhereza inyunganizi zabo ziba zikenewe kugira ngo se tumenye se ni iki dukwiye gukosora, ni iki dukwiye kongeramo. Ibyo bintu bajye babikora n'umutima mwiza kugira ngo dukomeze tubahereze ibyiza gusa. Ikintu nabwira abafana banjye nuko mbakunda cyane kandi nkunda ukuntu bagumya bansapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
kandi babwira ngo bakomeze bakunde ibiganiro byacu, filime dukina byose babikunde, natwe turabakunda. Yes, bakunzi ba Beza Media TV rero mukomeze mutushyigikire, mubane natwe umunsi ku munsi, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.